Hello ladies and gentlemen, let me have your attention please. Uyu munsi tugiye kuvugana ku cyo twita self discipline. Discipline abahanga bayisobanura nk'imyifatire n'imyitwarire n'ihuriro ry'ibitekerezo bibyara amahame y'umuntu abasha kumurinda akabasha gufata umwanzuro n'ibyemezo mu bihe byari byo byose atitaye kuri ibyo bihe akagumya gukurikira amahame ye. Icyo nicyo abahanga bita self discipline. Reka tuvuge kuri iyi nkuru. Nitwa Carl Madison, mva muri Mississippi muri United States of America. Hashize imyaka 3 ntangiye sport n'iyindi myitozo ngororamubiri. Naguze inkweto za sport, boot nziza cyane, ngura imyenda ya sport, ninjira muri gym. Nabisunikiwe n'amagambo yamvugwagaho bitewe nuko nari mbyibushe cyane, nari ndi overweight person. Mubwiza ukuri byari bimbabaje cyane iyo nashingiraga ku magambo nabwirwa. Naje gukora sport hashize imyaka 3, ubu nabashije gutakaza ibiro 21. Ndi umusore ufite imyaka 31. Discipline nicyo kintu cy'ingenzi cyavana umuntu uwo ari we wese mu bubata. Bavuga ko umuntu yabaye addicted n'ikintu yabaswe nacyo iyo ageze ku rwego rwo kubasha gukontororwa n'icyo kintu, ntagikore igihe ashakiye ahubwo cyo kikamukoresha igihe gishakiye. Self discipline ntigenda yonyine. Self discipline igendana n'abavandimwe bayo aribo goal setting ndetse na planning, igenamiga. Self discipline ni ikintu buri wese akeneye. Uragikeneye, umuvandimwe aragikeneye, n'undi wese aragikeneye, kuko buriya burgerega ikintu kigusenya ntabwo ari ikintu giturutse ahandi hariho hose, ni ikintu cyagumye kukubaho ububata kuri wowe. Icyo nicyo kigusenya umajije kugera hejuru. Abanyarwanda bahererekanyije imigani babibwira abakomotseho kugeza n'amagingo n'aya ngo akazaca inka kazivukamo. Ikizakurimbura, ikizagushira hasi numara kugera hejuru ni ikintu wananiwe kureka kandi kitari cyiza. Reka rero twitoze icyo twita self discipline. Ubu ushobora kuba uri kwibaza ati se noneho Nowa iyo self discipline ayigira ite? Byose bica mu cyo twita training, kwitoza. Imikaya, ndavuga muscles, inyama zigize umuntu, zikomezwa na siporo. Iyo izo siporo azikoze ari nyinshi, ibyo bigakomeza imikaya ye. Niko na self discipline imeze. Uko witoza kenshi, uko witoza gukora ibyiza, uko witoza gukora ibizima, uko witoza kuba umunyakuri, niko buhoro buhoro bigenda bigerwaho. Kandi discipline ni progressive, ntabwo ari ikintu kiba uyu munsi ejo gikunda. Oya, ni ikintu witoza umunsi ku munsi, uyu munsi nejo bundi ugakomeza umwaka umwe, 2 kugeza igihe bibereye routine, ibintu byisubiramo. Icyo gihe nibwo self discipline ibasha gushoboka. Wikishuka ko ari ibintu biri automatic ugomba gutangira uyu munsi ejo ukabageze kuri self discipline. Ni ibintu bigenda gahoro gahoro. Niba warabashije gukurikira abantu ku mbuga nkoranyambaga, abo ukurikira bakomeye cyangwa bafite aho bageze, ntabwo ariko bari bameze mu myaka 20 ishize. Ntabwo ari ibintu byaje ejo, ahubwo ni ibintu byatwaye igihe kugira ngo babashe kubigeraho. Self discipline nicyo ngikikora. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi ikintu gikomeye cyane, cyo gitega amatwi kuko ni ikintu gikomeye. Uyu mukire ngiye kukubwiraho, Jack Ma, nawe mu myaka 30 ishize ntabwo yari akomeye, ntabwo yari afite ubushobozi bwo kuba yashinga business ipima biliyoni 1. Ntabwo yari umukire ukomeye wabasha gukora ibintu bihambaye. Oya, yari umuntu usanzwe nk'abandi. Ariko muri icyo gihe icyo yakoze ni iki? Yasomye ibitabo yabashaga gusoma, yize amashuri yabashaga kwiga, yagenze ingendo yabashaga kugenda, yavuganye nabo yabashaga kubona, ariko byibuze aratangira. None dore imyaka 20 cyangwa 30 ishize yamusize ari igitangaza, apima biliyoni 33 z'amadolari, akaba umuherwe wa mbere ku butaka bw'Abashinwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Banza wemere urwego uriho uyu munsi, banza wemere ko ukennye, banza wemere ko hari ibyo utari wageraho, banza wemere ko hari ubumenyi udafite. Ibyo ngibyo ubanze ubyemere, kuko ntabwo bishoboka na rimwe, nta nubwo byakunda ko ushobora gukira kandi waramajije kwiyita umukire utari wabigeraho. Banza wemere urwego uriho, hanyuma utangire uyu munsi ubashe gukoresha ibyo ufite uyu munsi.
basha gushora amafaranga ufite uyu munsi, soma ibitabo ubasha kubona uyu munsi, ganira nabo ubasha kubona uyu munsi, sangiza ibitekerezo byawe abo ubasha kugeraho uyu munsi, kora ibyo ubasha gukora uyu munsi, iga amasomo ubasha kubona uyu munsi, genda urugendo ubasha kugenda uyu munsi. Niba udashoboye kuguruka byibuze iruka, niba kwiruka bidashoboka byibuze genda nk'umunyamaguru, niba nabyo bidashoboka byibuze kamba, niba nabyo bidashoboka byibuze crawling, ariko ukore move, ariko ukore icyo twita movement. Gutangira biravuna, gukora ikintu gishya biravuna, ariko bisaba abanyabwenge nk'uwo uriwe, bisaba abanyamurava nk'uwo nawe uriwe. Rero tangira uyu munsi. Gutegereza nta kindi bizagufasha, nta n'ikindi bizakugezaho uretse gusaza. Tangira uyu munsi, kora ibyo ushoboye gukora uyu munsi, kuko inzozi, kuko goals zigira expiring date, zigira igihe zirangirira. Nubwo itangiriro ryawe ryaba rito uyu munsi, believe me, you can succeed, wabikora. Nubwo itangiriro ryawe ryaba rito uyu munsi, wabigeraho. Kandi numara gutangira uyu munsi, discipline niyo izagufasha kubigeraho, discipline niyo izagufasha kugera ku ntsinzi, kubera ko nk'uko igitonyanga gitobora urutare kidafite umuvuduko cyangwa se uburemere nk'ubw'inyundo, ubwo kikarutoboza kuko gihozaho, niko discipline izagufasha guhozaho. Uzashyira mu bikorwa ibintu kabone naho muri icyo gihe waba wumva utabyishimiye, uzabyuka ujye ku kazi kabone naho intege wagatangiranye zaba zaracitse, uzakomeza ugende kabone naho waba warananiwe, ariko uzakomeza uba uri muri move, uzakomeza ukore. Tangira uyu munsi, start today. Nutegereza nta kindi bizakugezaho uretse gusaza. Ndabashimiye cyane my people, abo twabanye muri ino video, ndabashimiye mwese. Please wibuke gukora subscribe, share na comment. Thank you so much.